Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemeze dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Muri iyo minsi Aburahamu yita umuhungu we Izaki, uwo Sara yari yaramubyariye. Umwana arakura aracuka. Umunsi wo gucutsa Izaki, Aburahamu akoresha ibirori. Ararika abantu benshi, arabagaburira. Bukeye wa muhungu Hagara w'umunyamisirikazi yari yarabyariye Aburahamu, Sara amubona akina. Niko kubwira Aburahamu ati menesha uriya muja n'umwana we, kuko umwana w'uriya muja atagomba kuzagabana umurage n'umwana wanjye Izaki. Ibyo birakaza Aburahamu cyane kuko yari umuhungu we. Ariko Imana iramubwira iti iby'umuhungu wawe n'umuja wawe ntibikagutera umutima mubi. Icyo Sara akubwira cyose umwumve, kuko Izaki ari we umuryango witiriwe izina ryawe uzaturukaho. Naho umuhungu w'umuja wawe nawe nzamugira umuryango, kuko nawe ari uwawe. Aburahamu arazinduka cyane, yenda umugati n'isaho y'uruhu irimo amazi abiha Hagara, amuhekesha umwana ku bitugu, aramusezerera. Aragenda ajya kuzerera mu butayu bwa Berisheba. Amazi aza gushira muri ya saho y'uruhu, umwana amuta mu gihuru. Aragenda ajya kwicara ahitaruye nk'intera y'aho umuheto wageza. Ubwo yari yibwiraga ati noye kureba aho umwana wanjye apfa. Yicara ahitegeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'umwana, maze marayika w'Imana ahamagarira Hagara mu ijuru ati Hagara ni iki? Wigira ubwoba, kuko Imana yumvise ijwi ry'umwana aho ari. Haguruka ujyane umwana umufashe ukuboko, kuko nzamugira umuryango mugari. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuza isaho, aramiza umwana. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu, aba umurashi. Atura mu butayu bwa Parani. Nyina amushyingira umukobwa wo mu gihugu cya Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimutinye Uhoraho mwebwe abo yitoreye, kuko abamutinya ntacyo babura. Abakire bageze aho bagakena bagasonza, naho abashakashaka Uhoraho ntacyo babura. Bana nimuze muntege amatwi, mureke mbigishe uko mutinya Uhoraho. Ari hehe umuntu ukunda ubugingo, akifuza guhirwa mu buzima bwe bwose? Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze gufata inkombe yo hakurya mu gihugu cy'Abanyagadara, abagabo babiri bahanzweho na roho mbi baturuka mu irimbi bamusanga. Bari ibintu by'ibinyamaswa, ntihagire utinyuka kunyura iyo nzira. Nuko barasakuza bati uradushakaho iki, mwana w'Imana? Wazanywe no kutudurumbanya igihe kitaragera. Hirya y'aho rero kaba umukumbi w'ingurube zarishaga. Roho mbi niko kwinginga Yezu ati niba utwirukanye, twohereze muri uriya mukumbi w'ingurube. Arazibwira ati nimujyemo. Nuko ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu nyanja, n'umuriri mwinshi wiroha mu nyanja urarohama. Abashumba barahunga basubira mu mujyi, bavuga ibyabaye byose n'ibyerekeye abahanzweho. Nuko abatuye umujyi bose basanga Yezu ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire mu gihugu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aratwibutsa ko Imana idusaba kwirinda kugira umutima mubi. Mu Ivanjiri Yezu Kristo aratwereka ko mu maso ye agaciro k'umuntu karuta kure imikumbi y'ingurube myinshi. Imana rero idusaba kudaterwa umutima mubi
n'ikintu icyo ari cyo cyose. Tugomba kwitsinda tukirinda inabi, tukirinda kuba twagira inabi kuko abandi bayitugiriye. Nibyo koko hari ibintu byinshi duhura nabyo bikatugaragariza ubuhemu bw'abantu. Abantu badusezeranyije byinshi ariko bakadutamaza, bakaduta kandi ntacyo baduhoye. Abantu baratumenesha, bagatera imitima yacu agahinda kandi bakabikora babigambiriye. Sara yagaragaje intege nke ze nk'umuntu, aterwa ishyari no kubona abana bakina, aterwa ishyari no kubona Izaki akurana n'umuvandimwe we. Icyamuteye ishyari ni ukubona ko nabo bazagira uruhare ku byiza Imana yamuhaye ku buntu. Nibyo koko hari igihe mu buzima bwacu turizwa n'ubuhemu bw'abantu, tukibaza impamvu bahemuka, tukibaza icyo batuziza ariko tukakibura. Iyo umuntu ari mubi aba ari mubi, ntabwo twahindura ubwiza bwacu ngo ni uko abantu batugiriye nabi. Imana rero iradukomeza ikadusaba kutagira ubwoba. Ntidukwiye gutinya ibitubaho, ahubwo tugomba kubyemera. Imana iduha icyo twaramiza abacu: ijambo ryiza, ibikorwa byiza n'ibitekerezo byiza. Ibyo byose bidufasha kuramira abari mu kaga kandi batwifuza. Mu maso ya Yezu Kristo rero, agaciro k'umuntu gatambutse kure imikumbi myinshi y'ingurube. Natwe rero dushobora kwirukana Yezu mu buzima bwacu igihe cyose twumva ko abangamiye inyungu zacu bwite, igihe cyose tudashaka kumuramya, igihe cyose twumva ko twishoboye, dusa nk'abahigika Yezu mu buzima bwacu. Nyamara iyo ari kumwe natwe ibintu birushaho kugenda neza. Tumenye agaciro ka muntu Yezu Kristo atindaho, maze natwe abo duhura nabo tubarebane urukundo. Dusabe Nyagasani adutabare igihe cyose twatereranywe n'abantu, aba ariwe udukomeza, atwumvishe ko adukomeje kandi ubuzima bwacu bwose bushingire ku Mana, yo igena kandi ikagenga byose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, abiteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.